ubu ni ubutumwa bwawe. Iminota 5. Iminota 5 itarimo turimo utega utuje amatwi gatoya, ntibyitwa inganzo n'impabuzo, nta mutuzo nge mbona bwije, ubwira bwiza bwini wanjye bwanze ubwana bwenda ubwanwa, ngo amanwa nkaya adashira ndeba reba byo kurebera agakiza kawe mu marembera. Niki cyateruye umutuzo, umutima utinya rwose, umwe watangiranye urugendo, wasize iwanyu ku rugerero, mbitse ishyiro mperihero, hamwe waherewe izi impanuro, utsinda icyaha mu buto bwawe, kibatse mwuka uhora uririmba, ntago hemwe wuzura umwuka, mvuze uyu wera w'abanyamwuka. None wambaye ishusho ntizo, uhora uzirura ibito mu byaha, ngo ayo wasenze azagutunga. Ariko reka nkubaze gatoya, buryo ujya wibuka y'igihembwe, imisozi uhama amajoro ugenda na kirya cyumba usize bihiye, urara mu mazi ukajya mu buvumo utaha watanye, ujya kurepeta byanarimbuka mara iminsi, dore 5 warayisenze mu tugurupa amajoro yose, wasize umwandu wanga umwanda, cya gihe rwose wanzaza ibyaha. None ubaho ugeze ni wowe mwanda w'abanyabyaha bakuza imvaho, byo twabakuzi tuzi kukijijwe, ariko rwose uzi ukuri kwawe, umutima wawe uri kure cyane. Ntawe se, aha uri muri kaminuza. Niba utora igihe amasaha ugiha umukunzi ngo ukunda ushimwe impano umuhunda ni buri mezi, ntangurane n'ubuhuha n'amagambo areshya uba wumva, yewe ntuzi ko ari we wawe, nyamara indota inzozi ni umunsi wiruka ivuna sambwe, ku ijwi ryiza mwene muntu yavuze none ejo akaba yamungwa. Ijambo utunze ni irihe? Ubaka kanya uteze ugatura utayi wanyu, kumwe wowe hazo utudufaranga nitwubuhaze, uhanze imyambarire mishyashya, cyangwa bitinda ugumaho hafi ute kuyitinya umurimo wayo ukora n'ibyaha ubyita gukabya, ubwo aho butakwiriyeho ni hehe? Aha nyamara bwarishe, niba urarurora ibyo ntazi mwahura sinakubwira ngo ni umukunzi, harya urakoye? Ese ma ubu uribagiwe amahanga yaheze hanze akurusha ubuhanga, yabuze uko yabona aya mahirwe? Niba utuye ubona bayeze isabato yabo ntavogerwa, cyangwa basarikane ku munsi imisozi baganaho misa yabaye, nawe mbwira ubudasa bwawe, ko mbona utunze amahuri menshi, warangiza uti ntibwije. Ema nyamara bwakwiriyeho. Mpuye umwanya nge nkunagure, fasha aka kanya ngo nguhabure, nawe tuzi ugabanya amarere, dore ntacyo uvuze muri aka karere, guca bugufi byacuma iminsi, aka gacumu gasoma ucurure, ucunga ibyawe ucike kwibyo, reka amacundo usoma y'umwuka, dore akakuka ka buri mwaka ni Kristo twimana tukaramba, wacaho abandi baciye, wasiga umugana magana gasigara yumirwa, inkuru zawe zikagawa buganura. Iyi babeshyera imbere maso, imbere hanjye imbere impamba, ikura intimba imbuto karandi, impundi mba mutima zishima, imbere umwambaro buri saha twese twambike no kuramba, nyuma ya byose izaduha ikamba. Nawe wibaze gato cyane impamvu wumvise ibi byose. Ndabizi ntunzi, gusa mvuze ibyuzi, mu byo mvuze ibyuzi ufata umusaraba wawe, bitari ibyo bukwiriyeho. Ariko se niba ufite umukunzi cyangwa umubyeyi yakwandikira ukarara udasomye ubutumwa bwe? Timoteyo 2:3-16 haranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. 14 bavuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana bashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Niba uririmba udasoma ijambo ry'Imana, ibyo uririmba ubikurahe? Niba ubwiriza udasoma ijambo ry'Imana, ibyo ubwiriza ubikurahe? Niba usenga udasoma ijambo ry'Imana, usenga iki? Niba ukora umurimo w'Imana udasoma ubutumwa yaguhaye, ubundi uwo murimo uwukora ute? Kandi bijyanye no kuwukora tubisanga mu ijambo ry'Imana. Niki wihannye niba udasoma ijambo ry'Imana ngo umenye iby'ibyaha byawe? Wahindutse iki niba udasoma ijambo ry'Imana? Uyu mwanya fasha aka kanya kugira ngo mbagezeho ubu butumwa. Nitwa David Emmy, ndabashimiye. Buri wese afata umwanzuro ku giti cye, kuko buri wese azabazwa ibye. Icyo nzi cyo nuko yaturokora urupfu rukomeye kandi kiturokora, abazayisunga ntacyo tuzaba, kandi kiruta ibindi tubike ubugingo buhoraho.